ati ibyo byose twanze kubijya mu anniversary y'abana bacu muri iyo myaka 7 kubera umugabo umwe twakurikiranaga. Putting Harrison Dempsey away Harrison Dempsey is the only thing that anyone kumushyira hasi no kumushyira inyuma y'amaferabeto nicyo kintu twese tuzaje nshiga muri cyuma turimo cy'abanuza cy'abagenza cyaha. Rests on the testimony of one man. Dufite umugabo umwe uri butanga ubamya kuri iki cyihebe T-Ball Stone yitwa T-Ball Stone. Wa mugabo twatangiye arimo arateka kuko kurya yambaye ipingu bakamujyana handi hantu ha wenyine akajya kwarira. The most precious asset T-Ball Stone ni ikintu cy'agaciro nkatwe turi mu iperereza. Niyo mutanga bwamya dufite. His arrest Stones agreed to give evidence in 4 ati umugabo T-Ball Stone rwose asigaje iminsi nabwo twamenyeza mu Bwongereza hagati muri London kugira ngo atange ubamya mu rukiko. The key players within Pegasus. Ati uyu mugabo yari urufunguzo rukomeye muri ya company twa Pegasus cyangwa ira crime organization. The hits he carried out under the orders of Harrison Dempsey. Urumva araza gutanga ubamya bw'abantu yagiye yica batandukanye atumwe n'uriya mugabo Harrison Dempsey. In exchange, he gets witness protection and a reduced sentence. Ati uyu mugabo yewe twamwemereye ko namara gutanga ubuhamya tuzamugabanyiriza igihano. Those of you know Stone and what he's done, the idea of cutting the deal with him will ati mwese bazi ibyo umugabo T-Ball Stone yagiye akora mwese muramuzi n'umwicanyi ruharwa. Turn your stomach as much as it does mine. Dabizi mwese mwumvishe umugabo T-Ball Stone w'umwicanyi mwumva no mu ndabyicanze. His evidence could destroy Harrison Dempsey and Pegasus. Ati uyu musore wenyine ubamya yatanga no kwarimbura Harrison Dempsey ndetse na company yitwa Pegasus. We know it. Twese turabizi. They know it too. Kandi nabo barabizi ubwabo. We should expect that they will do anything. Dabizi ko kino cyebe kiri mu rukiko cyakora buri kimwe kugira ngo kice uyu mutanga buhamya. Stop him taking that stand in for. Uburyo iyi minsi nayo kujya mu rukiko gutanga ubuhamya atagerayo. Yakora buri kimwe, I mean anything. Yakora buri kimwe gishoboka. Deputy Commissioner Sandeep Verma ngwino ugira icyo bivugaho. Bavana ndika Sandeep Verma. 3 vehicles from our specialist firearms command unit will special unit escort Stone from his zimu escort ngazimuvana kuri safe house inzu irinzwe cyane aho abifungiye